filime nyarwanda White New Free Entertainment Company ibazaniye filime yitwa Umutima Ukomeretse. Abo babingenge ntabwo ese Michael Fabira ajya gusaba akazi mu kabari kugira ngo abashe kuvuza umwana urwaye kanseri, none bakaba bahise bamugerekaho intumbi y'umuntu, arabikizwa n'iki? Ni Fabira wishimye. umva kubwire wokabyara izina ry'Imana birabiri byabaye nta nuko mbizi nta nuko mpare mbizi. Iti yari umugore yaramusutse bagurisha imitungo, none amukubise inzaratsi, amafaranga atangiye kuyishimisha n'abandi bagabo. Ngo akundagere kukiza nta mafaranga yanjye. Ni muri filime yitwa Umutima Ukomeretse. Hese uyu mugore ucuruza ingingo z'abantu ahazakiranuka na leta ra. Ni muri iyi filime yitwa Umutima Ukomeretse. Uyu mukobwa yabashe kwihorera kuri aba bagabo bacuruza ingingo z'abantu ahazabigeraho. Iyi filime irimo ubugome, ubugambanyi, ubwicanyi ndetse n'ibindi byinshi. Murayisanga ibyabaye mwakuze muri benshi. Uyu muri kagenda icyo kurusha n'iki. Twumva n'umwanzuro w'inafata. Ngo nibishaka gutuma umuntu atajya mu bitaro ngo bamwakire. Ndababwiye ngo murekere aho ngaho. Mumaze kurengwa. Mugeze igihe mufata ibiryo mukabiterana. Utaje. Icyo tubasaba ni ugukora share, subscribe na comment kugira ngo mubashe gukurikirana iyi filime Umutima Ukomeretse. Muzajya muyikurikirana kuri channel yitwa GC Empire. Kugeza n'ubundi cyagufasha sinzanacika intege zo gufata inshingano z'umubyeyi kuri wowe. Ntabwo rero ubuze kugira kumvisha yuko hari uburyo n'abanzi umuntu waba uri nyuma y'urupfu rw'ababyeyi bawe pe ibage ntawe nzi Uramunda simoga. none ujya mu nkuru iki? Bige. Ushobora kubwira umuntu wishe ababyeyi bawe. Ariko siribagiza nakubwiye yuko nubwo ntari isuku maraso ndacyari papa wawe kandi ubimenye. Rugero kunaniza ariko urubuto umwanya. Icyiza rero ni ukwakura iki kibazo mu nzira. Ntagikuramo nte? Ukangiza ukuri. Ukwiye kurusha ko mubwiza kurenza uko naguhaye. Urusha mubwiza ukwiye kure. Ese ubundi reka mubaze. Wazaga kumfata ahabereye impanuka. Wari Gatumwa yarahuriranye. Rugiye ushobora kubuza ko ndi umwana. Ntabwo ndi umwana. Iri ujye kure. Ntabwo ndi umwana. Ikindi kandi nshaka kukumenyesha. Nindamuka nibutse neza umuntu wakoze mu mbarutso akivuga n'ababyeyi banjye. Rugiye ninsanga umuntu mufitanye isano cyangwa nawe ufite aho umunsi bizaba bibi cyane. Iribagi Kuko narababajwe. Urabizi neza narababajwe bihagije. Tuza nongeye. Urabizi neza nababajwe bihagije. Rugiye nako papa ndakuba ariko ntuzatume kubahuka. Iribagiza yarabajije ikibazo Rugema ahita yubika umutwe. Se Rugema araza kuba yasubiza iki? Ese Iribagiza aragomya amubaza iki? Byose tugiye kuba twabirebera hamwe. Rero icyo nkusaba no gukanda hano subscribe nimba ubashe kuba wagera kuri icano bwa mbere, ukajya muri comment ugatangamo ibitekerezo byawe. Nimba nta n'igitekerezo ufite ushyiremo emoji y'umutima. Hano ngiye kuba nakubwira isaha iyi filimi iraza kuba yasohokeraho. Noneho ejo nababwiye mwanga kubyemera ko iraza kuba yasohoka. Ejo nababwiye ko iyi filimi itarasohoka, ariko ni mwebwe uyu munsi mugiye kuba mwabihitamo. Mugiye kujyaho muri comment muhitemo isaha iyi filimi iraza kuba yasohoka. Inzira y'umusaraba kugira ngo bize kugira abantu muraza kuba muhuza isaha imwe muri benshi, niho turahita turekura filimi yanyu Inzira y'umusaraba mugatangira kuba mwayireba.
ariko hano icyo usabwa ugiye gukurikira iyi video nkubwire noneho n'isaha ya nyayo iyi filimi iraza kuba yarekurirwa, ndaza kuba nayikubwiramo hagati ntubashe kuba wakihutisha video kugira ngo uze kumva iyi filimi igihe iraza kuba yasohokera, kandi ntugende udatanze igitekerezo hano kuri ino channel kugira ngo tuzajye tubasha kuba twabana, yuko umuntu aba yababwiye ibintu kare mukabanza kuba mwakanga kwemera, ariko mwemeye ejo mubonye ko nari nabateguje ko filime Inzira y'Umusaraba itaraza kuba yasohoka, kubera ko nari nababwiye ati mukande subscribe hano murabanza murabyanga. Rero ikintu nicyo ngicyo cyatumye filime Inzira y'Umusaraba ejo mutabasha kuba mwayibona, ariko ibintu bigiye kuba byamera neza. Nimba nawe uri umukunzi wayo ganaho hasi muri comment kugira ngo uze kubasha kuba wareba iyi filimi kandi utangemo ibitekerezo ubona bikwiye, nicyo ubona utekereza n'uburyo ejo nimba ejo wiriwe utegereje ko uraza kuba wabona filimi Inzira y'Umusaraba, wihangane kubera ko nari nakubwiye ko ibintu bitarabasha kuba byakunda, kubera ko nari nakubwiye ibintu ukabasha kuba wabyanze kuba wabikora. Rero nawe gira ikintu ukora mu byo ndaza kuba nakubwira hano muri filimi Inzira y'Umusaraba kugira ngo uze kuba witeguye kuba wareba iyi filimi noneho ibintu bimeze neza. Ariko hano tumaze kuba twabona ko Iribagiza yari afite umujinya mwinshi cyane, arimo aganira na Rugema ibintu bigiye kuba byakurikira muri iyi filimi, ibintu bigiye kuba ari uburyohe, kubera ko ibitekerezo byanyu bigiye kuba byakubaka iyi channel kugira ngo ibashe kuzamuka. Nimba nawe ufite undi muntu uzi ukurikira filimi Inzira y'Umusaraba, iri tangazo nirize kuba ryagucika kubera ko riraza kuba ari ingenzi. Rero icyo usabwa no gukanda hano subscribe kuri iyi channel, ugasharinga iyi video, ugashyiramo n'ibitekerezo aho hasi muri comment y'uburyo uri kubonamo iyi filimi. Ariko twaje kubonamo ibintu bitari byiza cyane, kubera ko twamaze kubona ko uriya mukobwa Isimbi iriya nda atwite atari iya Cyusa, ahubwo ari y'undi muntu wayabashe kuba yagenda aho yari yaragiye, yari yarabashe kuba yashaka umugabo. Uri kumva ko ari ibintu byiza biraza kuba byaza muri ino filimi. Ngiye kugenda mbanyuriramo gake gake, ariko turaza kuba twayikurikira mu kanya ku isaha. Muraza guhitamo muri benshi cyangwa ugakurikira iyi video kugeza irangiye, nkaza kuba nakubwira isaha ya nyayo iyi filimi iraza kuba yasohokeraho. Rero Isimbi uriya mwana nayo maze kukubwira ko uriya mwana atwite atari uwa Cyusa, ahubwo ashaka kuba yamushyira kuri Cyusa kugira ngo abe se Cyusa amwitirirwe, kubera ko twabonye ko Cyusa ari umudiaspora, ari umunyamahanga waje mu Rwanda, akaba yaraje kuba yashaka umukobwa bita Iribagiza, ariko Cyusa bakabasha kuba bamutuburira bakamubwira ko Isimbi ari we Iribagiza. Niyo mpamvu Cyusa yabashe kuba yatera inda uriya mukobwa Isimbi, ariko nago iriya nda ari iya Cyusa, nago murasobanukirwa abantu benshi. Iriya nda Isimbi yayitwaye igihe yari afite umukunzi w'umukene, aho yari yaragiye akanyura mu buzima bubi. Mwabonye ko yagarutse afite imyenda mu ikarito, isi yari yaragiye kumwigisha. Isimbi rero nicyo cyatumye mubona agaruka ari umukene. Rero yabuze amahitamo y'umuntu yashyiraho inda, kandi yarigeze kuba yaryamanaho na Cyusa nubwo atamuteye iyi nda. Niyo mpamvu mubona yayishyize kuri Cyusa. Cyusa rero yabashije kuba yakora igikorwa cyo kuyihakana, ariko ntabwo byari ibintu byiza kuba Cyusa yashaka kwihakana uyu mwana kandi azi ko bigeze kuba baryamana. Ariko Isimbi ashaka ko Iribagiza na Cyusa ubukwe bwabo bwapfa, ashaka ko Isimbi ashaka ko yabana na Cyusa, kandi ntago ari ibintu byiza, kubera ko Isimbi ashaka kwihambira kuri Cyusa kandi atamukunda. Ese Isimbi araza kuba yakora iki kugira ngo abashe kuba yakegukana Cyusa? Byose muraza kubibona muri iyi episode igiye kuba yakurikira, kubera ko ibintu bigiye kuba ari uburyohe cyane. Nimba ubashe kuba wankurikira ukaba ubashe kuba ugeze hano kuri uno munota, mwandira kuri iryo jambo ryanditseho subscribe. Nimba ukiri kuribona ujya muri comment ubashe kuba watangamo ibitekerezo byawe. Nimba nta n'ibitekerezo ufite ushyiremo emoji y'umutima, ubundi nkomeze nkubwira ibindi bintu biraza kuba byakurikira muri iyi filimi Inzira y'Umusaraba mwese mukunda muri benshi. Ariko mwibutsa ko ndaza kubabwira isaha iyi filimi iraza kuba yasohokeraho, noneho mukabasha kuba mwayireba hariya kuri Big Family TV, mukabasha kuba mwayireba mukishima yuko ejo nari nababwiye ko itarasohoka. Abantu benshi mubanza kuba mwabihakana, ariko byarangiye bibaye. Niyo mpamvu mba nkubwira ati ujye kanda subscribe hano kuri ino channel nimba uhageze bwa mbere, kugira ngo nimba ukunda filimi Inzira y'Umusaraba uzajye umenyeshwa igihe haraza kubamo haba ikibazo, uze kuba wabimenya kare, kubera ko
ibintu byiza tugenda tubibacishirizaho hano kandi tubabwira ibintu bibasha kuba byaca muri filime Inzira y'Umusaraba kubera ko tuba twabibateguriye neza mukabasha kuba mwabibona. Rero ntago ari ibingibi gusa twabonye ko uriya mukobwa Kanyana ndetse na mama we barimo baraganira kuri iyi nda ya Isimbi. Ese Isimbi barimo baramwibazaho, ese Isimbi kubera iki ariko gumye yibazwaho n'abantu benshi muri ino filimi Inzira y'Umusaraba. Rero abantu muri kubona ko Isimbi agiye ko yavanga uriya muryango wa Iribagiza ndetse na Cyusa bashaka kuba bashinga, mujye muri comment mubashe kuba mwabitubwira kubera ko tumaze kuba twabona ko Cyusa ndetse na Isimbi bagiye kuba bashaka uburyo barera uyu mwana, bagiye kuba babyarana kubera ko Cyusa adashaka kwemera ko uyu mwana ari uwe, niyo yamwemera ahubwo ashaka ko Isimbi aguma ari ibanga rye na Cyusa kuba atwite kandi akaba avuga ko iyi nda ari iya Cyusa. Rero Cyusa yashatse kuba yavugira ibanga iyi nda ya Isimbi kugira ngo Iribagiza atazabasha kuba yabimenya. Ese Iribagiza ntabimenya bizagenda gute? Rero Iribagiza ntabasha kuba yabimenya, Cyusa yarabimuhishe. Uri kumva ko ibintu bizaba bizambye kurushaho. Cyusa ntabwo azaba agifite ubwisobanuro bwo kuba yabwira Iribagiza kubera ko atamusobanuriye mbere yuko uburyo yateyemo iyi nda Isimbi. Ese ibintu biraza kuba bimeze gute? Byose turagenda tubirebera hano muri filimi Inzira y'Umusaraba. Turaza kubonamo n'ibindi bintu bitangaje kubera ko uriya mukobwa Kanyana ndetse na Sylvie bahuriye ku muhungu umwe, basigaye bakunda umuhungu we umwe ari we Rurangirwa musaza wa Iribagiza, ariko twamaze kubona ko musaza wa Iribagiza Rurangirwa yamaze kuba yakikundira Sylvie. Rero Sylvie yari yagiye kuba yatumira hano, yari yaje kuba yatumira Kanyana ngo azaze kuba yareba umukunzi we. Uri kumva ko ibintu bigiye kuba byaba ibindi kubera ko uriya mukobwa Sylvie umukunzi akunda niwe Kanyana akunda. Se ibintu biraba bimeze bite? Rero icyo ngusaba no gukanda subscribe hano kuri ino channel kugira ngo uzajye ubasha kuba wasobanukirwa ibintu bigiye kuba byakurikira hano muri filimi Inzira y'Umusaraba.